Nongeye kugusuhuza aho utega amatwi ukanakurikirana YouTube channel yanjye yitwa Ubwanjye TV. Niba utarakanda subscribe, icyo usabwa ni ukuyikandaho kanakanda ku nzogera nayo nshyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro kikakugeraho byoroshye utiriwe ugishakisha. Gusaba imbabazi b'ingenzi haba aho dutuye, mu nshuti, mu bo tubana ndetse n'abo tugendana nabo. Akenshi turangwa n'amakosa ataduturutseho, ariko bikaba byiza iyo uyasabiye imbabazi kuba wayakoreye. Kuri uyu munsi rero nabazaniye uburyo ushobora kwitwara wafudikiye mugenzi wawe cyangwa se wamwitwayeho nabi bidakwiriye. Aho twavuga nko gusaba imbabazi igihe wagize amakosa kuri mugenzi wawe. Burya gusaba imbabazi ni byiza, kwirinda gufudikira mugenzi wawe. Abagiye bahohoterwa mu ngo bakaza gufashwa bakiyunga n'ababahohoteraga, bavuga ko babanye neza na bagenzi babo, ariko ko nubwo bababariye batabura kugira inkomanga ku mutima. Bavuga ko gusabwa imbabazi n'uwagukoshereje biba byiza kuko byomora ibikomere byo ku mutima, ariko nanone ngo byaba byiza kurushaho habayeho kwitwararika umuntu ntahemukire mugenzi we. Impamvu nuko ngo hari n'icyo uwari wahemutse yakora kitanagize icyo gitwaye uwo yagikoreye, akibuka kongera kubabara akeka ko agiye gusubira. Twagiye dusura ingo nyinshi, ariko hari ubwo twasuye mu karere ka Nyamagabe aho umugore n'umugabo batabanye neza, aho umugore wo mu murenge wa Cyanika mu karere ka Nyamagabe avuga ko yabanye neza n'umugabo we anafite akazi kaza guhagarara, ariko agashaka gukomeza kunywa inzoga nk'ugikorera amafaranga. Yashakaga kumwereka ko ibyo akora atari byo, akamumenesha hamwe n'abana. Agira ati twagiranye amakimbirane cyane, ageraho ashaka kunkubita amafuni n'abana, tukiruka ku musozi yatumenesheje tukarara hanze, naho apfunyika ivu mu mashashi ngo ndi umurozi. Mba cyamwa ku musozi baranyanga ngo ndi umurozi. Yigeze no gushaka kuntema ambuze yica ingurube. Akomeza agira ati ibi byatumaga ntiyumvamo ko ndi umuntu, abana bagacika mu rugo aho nyuze ngo dore uriya. Ibi byose byanteraga ibikomere byo ku mutima. Ubwo umugabo yamburaga agatema ingurube, yahise yahukanira umwana we uba i Kigali, amarayo imyaka 3. Umugabo nawe yaje kwihana inzoga kuko yabonaga arizo zamusenyeye, arazireka burundu. Umugore nawe yemera kugaruka mu rugo. Baje kwigishwa, ababarira umugabo we, ariko ngo nyuma azamuha imbabazi zuzuye umunsi yasabye imbabazi n'abana kuko nabo yabahemukiye. Nubwo yamubabariye kandi ngo iyo habayeho akantu gato gatuma batumvikana ahita yibuka ibyo yamukoreye byose. Ati izi bana nta gihe zidakomana amahembe, iyo hagize na gato kaba mpita nzamura bya bindi byose. Ni nayo mpamvu avuga ko byaba byiza abantu bagiye birinda guhemukira bagenzi babo, kuko imbabazi zidakuraho kwibuka. Imiryango myinshi twagiye dusura yagiye igaragaza ko hari aho yagiye ibana nabi n'abo bashakanye, ariko nyuma akigishwa n'ababizobereyemo bagasubirana, ariko habayeho gusubirana binyuze mu gusabana imbabazi. Dr Ignatienne Mukarusanga, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda w'impuguke mu by'indwara z'imitekerereze, avuga ko
byaba byiza umuntu abashije kwirinda guhemukira mugenzi we, ariko ko hari igihe umuntu abikora atabipanze. Atanga urugero rw'umugabo ugiye mu kabari agasangira n'abandi agataha yasinze. Icyo gihe ngo ashobora kugira imyitwarire mibi atateguye. Icyo gihe biba byiza iyo asabye imbabazi ariko akanafata n'ingamba zo kutazabisubira. Ati abantu bagiranye amakimbirane biba byiza iyo habayeho gusabana imbabazi. Ku wahemutse n'uwahemukiwe mu ngo birushaho kuba byiza kuzisaba n'abana kuko nabo amakimbirane abahungabanya. Yungamo ati ariko imbabazi zijyana n'impinduka kuko ubundi gusaba imbabazi ni ukumenya ikosa ugaca bugufi noneho ukagerageza kubaho neza kurushaho udasubira muri cya cyaha wakoze. Dr. Mukarusanga anavuga ko imvugo yo kubwirwa akunze kumva abantu atari yo kuko ntacyo imarira uwahemukiwe. Ati hari imvugo isigaye imbabaza mu banyarwanda. Umuntu nta nubwo akubwira ngo mbabarira, arakubwira ngo ihangane. Ni ukuvuga ihangane njyewe nkomeze nibereho uko bisanzwe. Asoza avuga ko gusaba umuntu imbabazi bimuruhura ari ukugaragaza uko wemera wamukoshereje, ukiyemeza guhinduka ariko ukanamwemerera ko akubwira ibikomere yatewe n'icyaha wamukoreye. Nababwiraga rero ko gusaba imbabazi ari byiza. Nkwibutsa ko niba utarakanda subscribe ugomba kuyikora kugira ngo ubashe kubana nanjye kuri iyi TV.